bivango no gutegura bivango no gutegura ese mufite abaye bakinyi nabaye bakinyi Rayon Sport nta kintu ishobora kwitwaza ngo bayibye, nta kintu ishobora kwitwaza bayirushije. APR itagutsinze mu cyiciro cya mbere biba byarangiye. Umwana yaje Kigali azi Kigali atita abasaza, umuryango uratorana uravuga uti tujye gucyura umwana wacu w'ikirara wirirwa haraguza mu mujyi wa Kigali. N'ahantu igira ibarizwa abasaza baza kuyicyura, umwana wakuriye mu biryogo ahantu hose hakaze umujyi wa Kigali abakora mu mufuka arabiba, abasaza basubirayo bakora ku ihambe baravuga bati wa mwana wa turakuvumye n'ikindi gihe nta kintu uzimarira. Aka kanya rero mwamubonye agatsinda ibitego by'umutwe kwishina mizo ushinje ikintu bakwitwaza umupira wabonye twabatatse nta kintu na kimwe ubu murera yavuga ku mufana wa APR. Ikindi kintu twarabwirwa nyibazo bivango baribwa ndetse turabaheka icyashaka imurije bishimye bishitana gasosi azapera matsinda bitabo binga bitatu abantu bari bitanu apa ni mutsinda uzashaka mu bita ni mutsinda uzashaka ni ryari mutamuka Nigyari zitamoka tumeze neza cyane ngiye kugira ngo mbaze mbabwire ndi intare ndabanza ngakubita ikivugo. Nibyo nababwiraga ariko akundira abaye mu ishyamba. Yanitwa Dini ya Mungu Papa Gikona, ni ukuvuga ngo amagarara ibikona mu Rwanda no ku isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Nkaba naturutse rero mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, urumva ko ndi umunyamujyi. Papa Gikona, ikipe ya APR itwaye igikombe cy'inzi ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APR imaze imyaka 8 itwara igikombe cy'amahoro. Ni irihe banga mwakoresheje uyu munsi kugira ngo ikipe ya Rayon Sport mutsinda hakiri kare cyane kandi mugumye kwibanga ryanyu byo kugira ngo ntize kwinjira mu izamu ryanyu? Mbere njya kuruka mu rugo hari abareyo nabibabwiye ati wababwiye ngo iki mugende mwinjirana ibitego 2 wagira ngo ndi umupfumu, ariko ntago ndiwe. Ni gusa nyine nuko resulta mba narayibonye, mbona yuko ibyo bintu bishoboka. Bibiri nababwiye niko byagenze. Rero hagati y'icyo kintu n'ikindi gihe ntabwo turi mukura bibye, twakina umupira mwiza, abasifuzi bari mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo nawe ubwaba igihe yumva inyuzwe byabinduje kuvuga ngo ni Rayon Sport FC bayibye, ntabwo birimo. Igitego cya mbere cya Jibril Watara kiriya gitego wakibonye gute? Cyaje cyuganirwa n'igitego cya Uramu Gilbert barafinze. Watara byo ni ibintu bye, urabona n'ejo bundi kuri polisi baravuze ngo niko byagenze barafinda. We ni umuntu wabigize umwuga, biragaragara ko kureba mu izamu ari ibintu bye. Rayon Sport nta kintu ishobora kwitwaza ngo bayibye, nta kintu ishobora kwitwaza bayirushije. APR itagutsinze mu cyiciro cya mbere biba byarangiye. Ni ukuvuga ngo ibanga rero rimeze gutya. Rayon Sport basabukuru baza kuyicyura yanga gutaha, umwana yaje Kigali azi Kigali atita abasaza, umuryango uratorana uravuga uti tujye gucyura umwana wacu w'ikirara wirirwa haraguza mu mujyi wa Kigali. N'ahantu igira ibarizwa abasaza baza kuyicyura, umwana wakuriye mu biryogo ahantu hose hakaze umujyi wa Kigali abakora mu mufuka arabiba, abasaza basubirayo bakora ku ihambe baravuga bati wa mwana wa turakuvumye n'ikindi gihe nta kintu uzimarira. Aka kanya rero mwamubonye agatsinda ibitego by'umutwe kwishina mizo
ushinzwe ikintu bakwitwaza umupira bawubonye twabatatse nta kintu na kimwe ubu murera yavuga ku mufana wa APR. Ikindi kintu twarabwiye ibibazo bivuga ngo baribwa ndetse turabaheka icyashaka ibyo mukoze uyu munsi cyo gukora ndetse na cya kinyuranye cyane mukamwanyikuramo. Urakoze cyane. Ubundi barakubwira urumva iyi ni intare nta mwana usicaravoma siko bimaze urumva n'ubuhe ngo rero tubatsinze tubarusha icyo ari cyo kintu cya mbere aka karere ntabwo urakoze cyane. Ubundi barakubwira urumva iyi ni intare nta mwana usicaravoma siko bimaze urumva n'ubuhe ngo rero tubatsinze tubarusha icyo ari cyo kintu cya mbere aka karere ntabwo bazongera kurekara amango baribwa ngo ibiki n'ibiki babuze igikombe cy'amahoro baburiye amahoro naho mu mahoro tubaburije amahoro muri stade y'amahoro urumva ubwo rero igikombe cya shampiyona hariya n'uruca abana hariya n'ubu harimo abafasha kugira ngo hagati yanyu na Rayon Sports shampiyona harimo inota rimwe ni ekipi izabafasha kugira ngo ibatsindire Rayon Sports ubundi n'imikino bamubasha abapolisi bazafatwa ibisambo twebwe nese uri rwumbaza abapolisi bagomba gufata abasivili bagomba kubashyira muri kasho urumva ubundi twebwe tugomba gusohoka tukajyana nabo ariko bari hehe babura shampiyona babura n'igikombe cy'amahoro tubabwira ngo bayi bayi ubagiye gucana n'iriya banga mwakoresheje ko bamaze iminsi bavuga ngo APR barayiheka cyangwa ngo ntabwo izatwara igikombe cy'amahoro imaze imyaka 8 itagitwara. Tubwira ibanga mwakoreshe kugira ngo mu minota 15 ya mbere mube mwamaze gutwara igikombe. Ntabwo bazaduheka ahubwo twakira agasuzuguro ibindi bimwumwirire bayi bayi rero Gasenyi. Ibanga twakoresheje nka nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu nuko tugomba gutsinda hakiri kare. Ubundi iyo tudasinze hakiri kare niyadorizamo nk'ubu tukaba tukiri muri stade kubera byahaye penalite ugasanga abantu batashe banarambiwe. Ibanga ntitwakoresheje ni ukuba twakoresheje taki iryoshye kandi naryana tukabasha gutsinda kare. Icyo kintu cyadufashije gutsinda Rayon Sports. Shampiyona byo biragaragara ni ukuvuga ngo ni 50-50. Na kipe iragaragaza yuko igomba gutwara igikombe cya shampiyona. Dusigaranye imikino 5 izitwara neza niyo igomba gutwara shampiyona cyane cyane yuko n'ubundi imwe igenda uvaho uyu munsi indi ikawujyaho. Nibyo banga risigaye ariko ibanga risigaye rya nyuma ni ukwitwara neza tugatsinda imikino isigaye nyamukandagira mu kibuga n'ubundi Rayon Sports itwaye kino gikombe nta hantu ifite ho kubibika nta kabati ifite ko kubikamo ibikombe. Twebwe rero yego twabwa nk'umwami wa ruhago nyamukandagira mu kibuga kirasa imitutu. Ni ukuvuga ngo aho tubika ibikombe si aho dutegura ahubwo harahari. Ikindi nanone Rayon Sports nigende ishyira inka y'umwami yariye hanyuma icyaha cyanagura Kiyovu nayo yarayiriye ariko yamaze kuyishyura ntabwo birimo yego ry'inka y'umwami. Kandi wibuke ko Kiyovu wari yazanye Rayon Sports mu mujyi muri 66 bariya ni abasevire babura hariya. Rayon Sports niyo ishyira inka y'umwami yariye yarayikinjije bazayishyura. Intege nke za Rayon Sports defense ariko ni icyayi pe ni icyayi. Mediane nayo ntabwo ariko ubundi mediane nayo ni ikintu kibazo. Take ni ukuvuga ngo yabuze abantu take ya Rayon Sports yabuze abantu bayigaburira nicyo cyari dufashe mbere na mbere kugira ngo tuba twabasha kuyitsinda. Murakoze cyane namwe kandi murakoze. Birangiye itsinze ibitego 3 match yaza kurangira ibitego 5 kuri kimwe cya Rayon Sports. Tubwire
tubwire umukinnyi ni ukuvuga ngo ibitego bimaze kuba bibiri by'ikipe ya PRFC ni ukuvuga ngo igitego cya mbere cyatsinzwe na Watara icya kabiri gitindwa na Gilbert barafinda Mugisha aka kazi akamugisha ntabwo ari ake cyangwa Gilbert Mugisha bamwita Gilbert Mugisha barafinda nicyo twamwitiriye kubera umukinnyi kubera yakundaga yegereze sound uraza kubona Watara ari gutsindira ikindi gitego cyangwa asigaje bibiri ibitego bibiri tumaje gutsinda ibitego bibiri ino match agomba kuza gutera hat-trick yego kugira ngo uriya utazamu kugeranya n'umuzamu wa Reyo n'umuzamu wa Reyo kandi uriya utazamu yavuye muri Burkina Faso oya Rayon Sport ngo rutazamu wabo yaravunitse kandi barazanye umunyarwanda Abedi ari uri kwatakira ariko ari uri kuri cyo ku 9 yataka umuntu gutsinda igitego cya gatanu cya APR igitego cya no kuba tsigaje ibitego bibiri bya Jibril Watara tsigaje igitego cya cy'uno muganda Omedi kimwe tumaze gutsinda ibitego bibiri tsigaje ibitego bitanu ku gitego kimwe umukinnyi wa APR batsinda igitego ninde Abedi ndi kumugira ikibazo Abedi biramenye ndi kumugira ikibazo muri minsi ashaka kuza gushyiramo agatego kamwe ariko nako yegereze sound gutuma abahanuza abafana ba Rayon Sport ari cyo bagenda bibwira ariko nta kintu ukuba ati nacyo ariko nta mahirwe buriya telefone bari hamagarira okay mupozinge nare wakomeza kwibwiye kuri kamera nta kibazo ukuvuga ngo twibwirire ukuvuga ngo iyi kipe ya APR bavuga ko yageze ku mukino wa nyuma ari nk'amahirwe umunsi umwe n'ikipe ya Rayon Sport ikomeye ya muri champion ese nawe ubona nk'amahirwe ntabwo mbibona nk'amahirwe niyo kipe ya mbere mu Rwanda niyo kipe ya mbere mu Rwanda yahawe yatewe maga sibyo yatewe maga ku bw'abakinnyi 12 twakinnye kuri match ya Gorira dushyiramo abakinnyi barindwi kwibeshya biba no kuba ati ikipe ya Rayon Sport bati turi imbere yigize itsindwa maga yigize iterwa maga ariko n'umugwa ati nubwo twatewe maga yego twebwe nk'ikipe yacu ya APR FC Rayon Sport turusha inota rimwe ibarusha inota rimwe turi hano ngaha kuri finali igikombe cy'amahoro tutaherwa gutwara hashize imyaka 7 sibyo kubera ko twebwe tuba ati tuzatwara igikombe cya shampiyona niyo mpamvu twabaga twatinda igikombe cy'amahoro tutagitindagaho kugera kuri finale ntabwo ikipe ubundi baba bayihetse hari igihe bavuga ngo ikipe runaka ngo bayihetse kugira ngo igere kuri finale none uyu munsi wa none turimo tubona ngo APR imaze gutsinda ibitego bibiri mu minota itarenze 15 ni irihe banga muri gukoresha ni ukuvuga ati ni umutima ni akazi twakoze dutangira ino shampiyona dutangira tuza tuvuye hano muntu za bakinnye na polisi nukuvuga ngo ndi kubwira uri kutangira bino bintu bya nuza bino bya taxi ndakubwira ino nuza twayitangiye tukivuye mu Misiri yego tuza dufite gahunda yo kongera gutwara igikombe cya shampiyona hazamo akabazo gatoya k'abatoza twari dukuye mu hanze bashyashya batamenyeye no shampiyona y'u Rwanda tuza dukinisha bibeshya ku mikino bakinisha abakinnyi kuri match ya Gorira hari umva nka Rayon Sport yagombaga guprofita nyine yari etage niho twari tugeze nuko ari inkuru twari turi gufata twabonye bari kuducika ko ariko turi muri uyu muhanda ntabwo ari amahirwe hari ibintu by'amahirwe bibara hano imbere ya Airtel tuza muri uyu muhanda ari amahirwe na Musanze cyangwa reba mu muhanda abantu barimo barakora interview rero imbere ya Airtel ntabwo ari amahirwe ariko uvuga amahirwe ukuraho amahirwe ntabwo ari amahirwe kuko n'ibindi bintu twakoreye kugera ubu ngubu kuba tuhagaze aha ngaha mu makipe 16 tukaba tukicaye hano ngaha ntabwo ari amahirwe ni ibintu twakoreye tukavunika tukagera kuri hano ngaha ntabwo ari amahirwe bivuga ngo ni amahirwe hanyuma iki gikombe muraza kugikesha nde iki gikombe turaza kugikesha abakinnyi bacu umutoza nta kintu Darekonovic we gira ikintu mumbwira Darekonovic ntabwo namwe hari n'abajya bavuga ngo numurebe dore ngabo n'ubundi
reka twegere bamwe muri bano bagabo bari imbere hagira utubya niba ari umufana wa Rayon kandi umuriro yagucitse ureba ari hehe aragiye muri mwebwe nta mureba waba urimo twibutsa amazina yawe twibutsa amazina yawe turakunda Patrick Kicukiro Icyanyamabondo urakoze cyane Patrick kandi turaza gusubira nyuma y'umukino wongere tubwire yumva ikipe murayumva ikipe na pereri ibindi byose buriya yaje na Nyamabondo ntarebe abafana b'ikipe ya Rayon Sports tuzakuza guhura nabo bakatubwira ese birimo birapfira hehe ushize ngo bafashe umuzamu ngo wa Rayon Sports ngo bakamubura uyu munsi noneho birimo birapfira hehe oya hari ikintu barutayizamu baratandukanye sibyo urafata Jibril wataruka ukamwitiranya ukamuhuza na Bedi kandi barana ni barutayizamu batandukanye harimo difference sibyo kuko ati baravuga ati bari kugenda bavuga ati nuza Jibril wataratsinda ibitego by'umutwe ariko Jibril watanagatsinda ibitego by'umutwe kubera ko hano muri no champion nimba ndi mu rutayizamu wanajya hano muri champion y'u Rwanda gakina pasare agatsinda ibitego bitanu by'umutwe tutarakina derby sibyo indi derby ya kabiri agiye gukina iyo derby ya mbere anagitego twabonye byarusa ariko mbere ntago yakamenyera kino kirere cyo mu Rwanda ntago yari ariko ndakwereka yuko dufite rutayizamu ukomeye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ari wa mbere Jibril watara bace bugufi y'abacyubahiro cyiwe ubundi igikombe tuze kugitura kandi n'icyasha Jonathan nacyo ndagakiye ndabura inota rimwe nubwo iryo nota rimwe ndibura ntago kino gose nyibuze nabavuze ukagwe ndi kubana n'amahirwe mfite ariko inteke n'undi tarazwa ameza imyaka itandatu irashize uyu munsi kuva 2018 itwara igikombe cya champion aperi imaze imyaka we numubwire ngiro ntarebe bimubwire ntarebe imyaka 8 nta gikombe cy'amahoro aperi uyu munsi iri kuri finali imaze no gutsinda ibitego bibiri hindukirana hano ntari bintu niba bari kumwe ntari batubwire nta kibazo imva mutima zawe bimeze amahirwe yo kwakira cyane tubwire niki cyavuze kugira ngo Rayon Sports iminota bamaze kwitsinda ibitego bibiri byose icyabuze rero urumva kwinjira mu mukino hari ukuntu ikipe dutaha kwinjira mu mukino ariko biraturabyiye ni ikihe cyizere murabyishyura kirishyurwa nande gero tazamure biramera bet arashyiraho mu bingahe akira beti ngano biramahida arabet araza gutsinda igitego wenda aya nakosa aragikura he noye mupaseri w'ikimuhereze pasi uri buteremo muhirekeve ari pase abedi atsinda ese muhirekeve mu bitego 8 bya bahindukiye barebe kuri kamera babitubwire neza amaje kumama pasi zingahe muhirekeve amaje guheza pasi zingahe muhirekeve amaje guheza pasi zingahe amaje guheza pasi zingahe abedi amaje kumama pasi zingahe ni nyinshi yaje jya simuri pase impamvu uri kuvuga uko uri umuvandimwe wanjye ariko ibintu uri kuvuga nakubiza oya twagahuye nyuma ya mace ariko igitego cyanjye none mwebwe muheruka kunsindira rya mace dubaje gura mace sibyo n'amateka ariko ni ibintu bigenda byesubira n'amateka ibitego uyu mufana wa Rayon Sports ngo mumaze imyaka 8 mudatwara igikombe cy'amahoro urabivugaho abamaze imyaka 6 batwara igikombe cya shampiyona byagenze gute kuva 2019 2025 bamajize imyaka 5 niyo kipe yari maze itwara igikombe cya shampiyona oya niyo mpamvu niki turi bugitware kugira ngo tubemeze yuko iyi ari ikipe ya mbere mu Rwanda ya mbere ikomeye Rayon Sports cyane aperi ikipe ya mbere mu Rwanda
reyo wowe kuri umunyamakuru ibikombe bingahe bya shampiyona utitaye kuba uri umunyamakuru wowe ntubizi ikipe ya mbere ni iyande ikipe ya mbere muri shampiyona ubu ni Rayon Sport okay icyo kintu yambere muri shampiyona ni yambere muri shampiyona nawe uri umufana gabanya ibintu by'ubufana umva iki gikombe cy'amahoro ndakijyana agaciro ikipe ya mbere mu Rwanda ifite ibikombe byinshi yasohotse inshuro nyinshi wigire hano haruguru dutanga inzira hano byebuzemo tugasoza reka mbasobanurire iki kintu kuko mwese umwe n'umukunzi wa APR undi n'umukunzi wa Rayon Sport Rayon Sport uyu munsi wa none reka tuvuge kuri shampiyona y'uyu munsi wa none kuri shampiyona yo mu Rwanda ubu ni ya mbere kumva APR ni ya kabiri havuyeho ikibazo cy'uko APR yatewe hazamo diferanse kuri gorira match ya gorira APR iza kugenda yakuramo ubasigaye minota rimwe ariko none uyu munsi wa none turi ku gikombe cy'amahoro igikombe cy'amahoro nicyo kituraje ishinga nicyo twaje kureba twese nk'abanyarwanda shampiyona katube tuyiretse uyu munota APR iri imbere mwebwe nka Rayon Sport mwasize iki kugira ngo APR ibatse ibitego bibiri mu minota 15 twe ntacyo twasize ahubwo icyabayeho urumva uriya mutoza ni ubwa mbere ahuye n'ikipe ya APR ubwa mbere atoje igitego cya kabiri barakira no kukiba tugiye no mu mashusho mwabibona wenda sindi kuri stade rero ku gitego cya kabiri barakira icya kabiri reka twe kukireba wenda tuvuge ku cya mbere icya kabiri cyo banayibye biragaragara ariko reka tukibe bigaragara ko ntabwo babibye ntabwo urinjira muri stade uri kubwira match uri kuyu wewe uri bari kubikubwira wewe bari kubikubwira aba bantu kugira ngo bibaze wewe bari kubikubwira ngo iriya match ngo bari kubwira ngo cya gitego cya kabiri barakira ese cya mbere Jibril Watara yatsinze mu minota 5 ya mbere nacyo bari bashinje jewe mvuye muri stade reka tugere duhana umwanya reka tuvuye umugabo uvuye muri stade urimo gutogota utarageze none igitego cya mbere wakibonye ntabwo ari gutogota igitego cya mbere wakibonye igitego cya mbere wakibonye ufaniye kiza ariko mu Rwanda Fana Musanze arakaraka ufana Kiyogora be oro umuyovu oya bwana n'umwanya uriho urebe ko nibuze gusobanura sokiwe oya ndagira ngo badusobanurire aba bagabo babiri umwe n'umufana wa Rayon Sport bivuge mureba hano ariko ibitego bitatu kuri bibiri bitatu ni ibya Rayon Sport cyangwa ni ibya APR bitatu bya Rayon kuri bibiri bya warahiye birava he birasangwa na bivango ni ugutegura ese mufite abaye bakinnyi ni abaye bakinnyi mufite Rayon Sport abantu bari apana ni muyitsinda uzashakemo nijyari mutamuka nijyari zitamuka nijyari zitamuka nijyari zitamuka nijyari zitamuka nijyari wifata nijyari zitamuka nijyari zitamuka nijyari zitamuka nijyari zitamuka nijyari zitamuka inyuma mu gatsinda futuboro ifite mu Rwanda nijyari zitamuka aberi bano bangana bano ntabwo babizi rero none abino bintu bakora ikipe barabari kuvuga ntabwo bari stade yuzuye umupira ataratangira no kuba ntabwo nemerewe kwinjira muri stade yuzuye futuboro ifitwe n'ikipe mukura uzabwe mukura basi uzabwe mukura kubera ko mukura igakina mukura imaje kubatsinda kangahe ikintu gihari hano futuboro turashaka batsinzwe bo ntabwo bazi n'umutima wabo ntabwo bazi ahantu bari buze gukura ayo marangamutima nibyo bari gutekereza nyine nk'umuntu nawe urabizi nk'umuntu iyo watsinzwe
ntabwo wavuga ati ngo igihugu bagifashe uri perezida w'igihugu ngo nurangiza mujye kubatira igihugu umujyi w'igihugu bawufashe ati ngo igihugu ngo turagiye ngo turi kwatanga ngo tubimere nabi kandi igihugu bagifashe umurwa bawinjiye wajya kwitangazamakuru ibitego bibiri kuri bike mbese APR yaza gutsinda Rayon Sports yaza gutsinda ibitego bitatu bya urakoze rango ahubwo serwa gutsinda APR yego gutsinda ibitego bitatu ahubwo se yatsinze sanga ahubwo sinzangiye muri archive nkareba ahubwo se urumure umunyamakuru yarigeze ngo urumure uyu ni umwaperi yaraducitse yari ari hano ndaho ntabwo yakunda twamukura nta murere dushaka uruko mubaze uriya mwenda uzangwa sikoro ya senyisa turi kumvikana nibwo tuzambwira ngo ndakumva neza mbwira ikintu dukeneye twatsinze mbere y'igihe ikikwereka ikipe iri hasi iminota ingahe ya mbere twasaba igitego umunyamakuru kanigende atarateza igitego cya kabiri cyane ryari abareba ahantu bari tugiye gushaka tagisi twegerane suzizi twegerane suzizi twebwe wacu twawuteguye mbere y'igihe waje mu kigo zina nizo turi bushyiremo abarero watara mu nzove reba ariya vumbi reba ariya vumbi abarero turabakomeje abarero turabakomeje original we reyibanza yishyira inka y'umwana babwire APR ku mutima nabibabwiye ku binyamakuru byinshi bitandukanye. urabona twa turi kuri stade Amahoro i Remera aho ikipe ya APR imaze gutwara igikombe itsinze Rayon Sports ibitego 2-0 yayitsinze mu gice cya mbere hakiri kare. Niyo mpamvu rwose bavuga ngo abafana b'ikipe ya APR bavuga ati ikipe ya Rayon Sports twe tuzayiheka, kandi barabivuga koko bafite ishingiro kuko bayitsinze ibitego 2 mu gice cya mbere mu minota ya mbere, kwigombora birayinanira. Niyo mpamvu bavuga ati ikipe ya Rayon Sports tuzayiheka. Asante sana, nawe utaha kuri Hitingas TV show. Gikona mukuru na gikona ni igikona. Iyi nimero ni ya madamu urumva ya madamu yanjye ukuvuga ngo ejo ni wowe uzamuhamagara uzambura tugashaka